Yesu ashimwe cyane ndabasuje mu izina rya Yesu amahoro Yesu abantu mwe nabane namwe aho muherereye hose inshuti za Derine inshuti z'ijambo ry'Imana inshuti za Panuel TV Yesu yongera bahobere cyane turabakunda kandi turabishimira tunejejwe n'Imana mu mutima rero igitondo cy'uyu munsi numvishe hari ijambo ry'Imana riri kumfasha nshaka kwinginga ngo nawe rigufashe. Haleluya haleluya. Ijambo ry'Imana nkunda kubabwira ngo ni ubuzima, ijambo ry'Imana nkunda kubabwira ngo ni imibereho, ijambo ry'Imana rijya ridusanga tudafite epfo na ruguru, rikadusura twumva twabuze uko tugira, rikadusura twumva twihebye, rikadusura twumva nta mibereho, rikadusura twumva imitima yaduhagazemo. Ariko iyo ufite ijambo mu mutima wawe, reka nkubwire ngo nta kiryoha byo ubuzima burakorohera. Haleluya. Imana ishimwe kubera ko twabayeho kubw'ijambo na n'uyu munsi turiho kubera ijambo, twizeye ijambo, iri jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni ubuzima kandi iri jambo ry'Imana rikubiyemo byose wifuza, rikubiyemo byose ushaka. Yesu ashimwe cyane. Numvishe rero igitondo cy'uyu munsi nejejwe no kugira ngo dusangire iri jambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi. Imana ishimwe cyane. Nshaka kubwira abantu basenze Imana, abantu biringiye Imana, abantu bakurikiye Imana, ukaba ufite amasezerano y'Imana, ukaba waricaye ukaganira n'Imana Data wa twese. Imana ishimwe. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya agera ku Mana Data agatambuka inyenyeri. Imana ishimwe cyane. Yarangiza akajya gukomanga umutima w'Imana. Imana ishimwe cyane. Wamara gukomanga umutima w'Imana, Imana ikakumva uri mu gihugu cyo mu ijuru, yarangiza ikagusubiza. Amubwira ngo Imana tubwira irumva, ifite amatwi irumva, iyi Mana nta kintu na kimwe wayibwira ngo nanirwe kucyumva, ibintu byose irabyumva. Nshuti yanjye rero reka nkubwire ngo ni inshuti nziza itajya ibura kuboneka mu byago no mu makuba. Ushobora kwiyambaza abantu bakaguterera, nawe kwiyambaza inshuti nizikora ibyo wumva wifuza ko zagukorera, cyangwa wenda nawe ugasanga nazo ziri hanyuma yaho wowe waruri. Ariko reka mbabwire ngo Imana Data wa twese niyo yonyine itajya ibura igisubizo cy'umuntu, niyo yonyine ijya idutabara byanze, kadutabara twarengewe, tubona nta bundi buryo, tubona ubuzima bwahagaze, ariko Uwiteka Imana wakubita ivi hasi. Haleluya. Akakumva ari mu gihugu cyo mu ijuru. Reka twisomere ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri, ni igice cyaho cya 19 ndasoma umurongo wa 20. Haravuze ngo hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Ezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senekarubi umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Haleluya haleluya. Kuko wayisabye kukurengera ku mwami wa Ashuri, ubu tuvuga nigize gute, irabikwemereye. Imana ishimwe cyane. Uyu Yesaya Imana iragishira mutoranyira mutuma, imaze kumutuma imutuma kwa Ezekiya. Haleluya. Iramubwira ati, Yesaya we, numvishe gusenga kwa Ezekiya, numvishe ubusabe bwa Ezekiya. Imana ishimwe cyane. Nimara kumutega amatwi numvishe ibyo yansabye ko ngomba kumurengera ku mwami wa Ashuri. Imana ishimwe cyane. Kandi umwami wa Ashuri rwose yari yarihenuye kuri Ezekiya, amwihenuraho cyane, amutumaho amagambo akomeye. Ezekiya areba abona nta bundi buhungiro afite, abona nta kindi cyamurengera, abona si intwaro ari bwifashishe, abona si ingabo zikomeye ari bwifashishe, abona si intwaro za kirimbuzi ari bwifashishe. Arangije aravuga ngo hoya, namenye neza ko hari Imana ishobora byose. Aravuga ngo hari Imana yonyongereye imyaka yo kubaho. Arabyibuka. Aravuga ngo igihe kirageze nongere subiza ivi hasi, mpamagara Imana yanjye. Iyi Imana irabasha kundengera, ndabizi neza, nifitiye icyizere, ndabizi neza, ishoboye byose, ndabizi neza, nikangwa n'ingabo zikomeye, ndabizi neza, nikangwa na biracitse, iyi Imana iri buntabare.
Haleluya. Ezekiya asenga Imana. Ezekiya Sylvie hasi arasenga. Ezekiya ahamagara Imana ishoboye byose. Ezekiya ahamagara data wa twese mwiza. Haleluya, haleluya. Imana irangije iramwumva. Imaze kumwumva ihagurutsa Yesaya. Aramubwira ngo genda umbwirire umugaragu wanjye Ezekiya, umubwire ko kuko yansabye. Haleluya. Kuko yansabye kumurengera ku mwami wa Shuri, ndabimwemereye. Haleluya, haleluya. Uyu munsi wa none ntabwo nzi ibyo uri kurwana nabyo. Uyu munsi wa none ntabwo nzi intambara uhagazemo. Uyu munsi wa none sinzi senekarubi wawe ukwitambitse. Ashobora kuba yitambitse umugisha wawe, ashobora kuba yitambitse akazi kawe, ashobora kuba yitambitse urugo rwawe, ashobora kuba yitambitse imibereho yawe, ashobora kuba yitambitse amahirwe yawe, ashobora kuba yitambitse ubuzima. Ariko reka mubwire, kubera ko wasabye kurengerwa, kubera ko utagiye mu bapfumu, kubera ko utiyemeje abakomeye runaka, ahubwo ugahamagara Imana. Haleluya. Ugahamagara Imana data wa twese, ugahamagara ishoboye byose, ukayihamagara. Nonaha ngutumweho mama, ngutumyeho nteze amatwi, ngutumyeho uri kunyumva. Imana ishimwe cyane kubera ko wasabye kurengerwa, kubera ko ari Imana yonyine watabaje, kubera ko ari Imana wahamagaye ngo ikurengere. Hoya nayo irabikwemereye, ikwemereye kukurengera, ikwemereye kugutabara, ikwemereye kwitamurura bagihari. Reka nkubwire ngo Imana yacu ijya yitamurura, reka nkubwire ngo Imana igirwana, reka nkubwire ngo kandi iginesha. Imana ishimwe, ni Imana itaneshwa. Igihe cyaze cyaratambutse, ni wowe ndikubwira wowe nteze amatwi, ni wowe ndikubwira wowe wayiringiye, ni wowe ndikubwira wowe wayitabaje, ni wowe ndikubwira wowe ubona igisubizo nta handi gisigariye. Hoya ni ku Mana data wa twese. Muri byaremye ngo arabiringiye amagare n'amafarashi, haravuga ngo ariko twebweho twiringiye Imana ishoboye byose, twiringiye Imana yo mu ijuru, ituye hejuru iriya. Rero ntabwo izabura kutagutabara, ituye hejuru iriya ntabwo izabura kutagukiza abo barozi bakuraga ku manywa na nijoro, ituye hejuru iriya ntabwo izabura kutagukiza abo bakurwanya, abo baguhiga, abo bifuza kutababanaho, abo babona ko haleluya haleluya babona kutatera imbere, bakabona ibyiza atari wabikwiriye. Nje kuguhereza itangazo, nje kuguhereza amakuru ngo Imana imanutse kukurengera. Imana data wa twese izanye ubutabazi bw'ubuzima bwawe. Imana data wa twese izanye andi mahirwe. Imana data wa twese izanye ubundi buryo. Imana data wa twese ije gukora imirimo n'ibitangaza. Imana nyiribihe imanuwe no kukurengera kuri abo ngabo bahoraga bagucirira inguno, kuri abo ngabo bahoraga bakuriza, kuri abo ngabo bahoraga bakwirukansa. Imana data wa twese imanutse kukurengera. Imana data wa twese imanutse kanya ubutabazi, imanutse kukurengera, imanutse kugutabara, imanutse nta kindi kimanuye usibye wowe. Imana ishimwe. Haleluya kandi haleluya. Dufite ibihamya, dufite ibimenyetso byerekana ko Imana data wa twese ishoboye ikirenze kimwe. Imana ihimbazwe, Imana irashoboye, Imana ijya yitamurura, Imana igirengera abayo. Kandi reka nkubwire ngo iyi Mana yumva amasengesho, iyi Mana yumva gutaka. Haleluya haleluya. Ntabwo Imana izirengagiza umuntu itakira ku manywa na nijoro. Imana ntabwo izirengagiza umuntu uyihungiraho. Imana ishimwe cyane. Wahungira ku bantu bakaguhemukira, bakagukwepa, bakakwereka ko nta n'icyo mupfana rwose, ariko Imana yo, Imana data wa twese, Imana ihambaye ishoboye byose, ntabwo yagukwepa, nta nubwo yaguhunga. Giteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizagutwara,
kubera ko wasabye uburinzi kuwiteka, kubera ko wahungiye ahantu badapfira ahubwo wahungiye aho bakirira. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo imbere y'Imana nta muntu ujya wapfira nshuti yanjye nawe. Haleluya. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nshuti yanjye impundu zikavuga nawe ukabona bagukomera amashyi, nawe ukaba umuntu wakwifuzwa, nawe ukaba umuntu ukenewe. Imana ishimwe cyane. Erega iyi Imana nta wayikoma mu nkokora. Iyi Mana nta muntu n'umwe wayikuregaho ngo avuge ngo runaka n'umutabare, avuga ngo runaka n'umurengere. Reka nkubwire ngo Imana igitabara umuntu ataraseba. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire rero, iyo atabaye Hezekiya nawe ntabwo yananirwa ibyawe. Iyamurinze guseba nawe ntabwo yananirwa ibyawe. Iracyari ku ngoma. Ni Imana idahinduka. Uko yari ejo bundi na n'uyu munsi niko akiri. Ni Imana yacu bwite. Ni Imana itagihinduka. Ni Imana itajya yumva ibirego ibyari byo byose, ahubwo yahagurukiye gukora. Irakukora. Reka nkubwire ngo ntiwigirire nabi. Reka nkubwire ngo usubire mu izindi mbaraga, wakire ubundi buryo mu izina rya Yesu, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe, kubera ko Imana igushyigikiye, kubera ko Imana imanutse kukurengera. Reka ngusengere. Reka nsengere umutima wari wihebye. Reka nsengere umutima wari ubuze ibyiringiro. Reka nsengere umutima wabonaga nta butabazi. Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo Imana iratabara. Imana igahindura amateka. Imana igahindura uburyo. Hari igihe kibaho ukabona imibereho yarangiye, hari igihe kibaho ukabona rwose ubuzima bwanze, ukabona urutwa n'uwamaze gupfa. Ariko nkubwire ngo nta muntu ujya upfa gupfa ari muri Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo nta muntu ujya upfa kwandagara ari muri Kristo Yesu, kubera ko Yesu ahora amubereye maso kandi ahora ateze amatwi gutaka kwiwe. Imana ibagirire neza, Imana ibarengere, Imana ibatabare. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kubera ko wayisabye kukurengera ku mwami wa Shuri, nayimanutse kukurengera. Kubera ko wayisabye ngo ikurinda abarozi, imanutse kukurengera. Kubera ko wayisabye ngo ikurinde guseba, imanutse kukurengera. Kubera ko wayisabye ngo ikurinde uwo ngo ukurwanya, uwo ngo wumva gukura ku ntebe Imana yakwicajeho, uwo ngo wumva wagusubiza inyuma. Kubera ko wayisabye kukurengera, Imana imanuwe no kukurengera. Imana imanuwe no kugutabara. Imana nta kindi kiyizanye, izanywe no kugira ngo ikurengere inshuti yanjye, kandi irakurengera. Ihora iteze amatwi, ihora ibangukiye kukumva ibyo itakira ku manywa na nijoro. Wowe komeza ushora amavi yawe, ndakumenyesha ko muri aya mavi harimo igisubizo cyawe. Imana ikugirire neza. Ntagira icyongera gutera ubwoba, ntagira icyongera kugukanga. Niwongere kugira ubwoba bw'iminsi n'ibihe, ahubwo ikubereye maso. Ibyo byose irabizi kandi izi n'ikigukwiriye. Mu izina ryera rya Yesu reka dusenga Imana. Imana Data, Imana umurengezi, Imana umutabazi, Imana ishoboye byose, idahinduka, idasaza. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Iri ni ijambo wari umpaye kugira ngo dusangire n'ubu bwoko bunteze amatwi. Mu izina rya Yesu ndasenze cyane ngo burizemo imigambi yose yabarwanyaga, burizemo imigambi y'umubi, burizemo imigambi y'abadayimoni, baragaza abazimu n'abazimukazi, baragaza abacwezi n'abacuraguzi, myuka mibi yose y'ikuzimu, iyo uyinetralize, iyikurwe ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, manura imbaraga zawe zidasanzwe, zimbaraga zibarwanirire, imbaraga zibaneshereze. Mu izina rya Yesu, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihoza abarira, uri Imana itabara imitima ivuza induru. Mu izina rya Yesu Kristo, tabara ababyeyi, tabara abapapa, tabara abasore n'abakobwa. Mu izina rya Yesu,
ubagirire neza, ubarengere ku mwami w'Ashuri, uwabirukasaga, uwabarwanyaga, uwatumaga mwami batajya mu gakiza neza, mu izina rya Yesu. Zo mbaraga ndasirukanye, zo mbaraga zibarwanya uzirwanye, zo mbaraga zibahiga uzubikana uburakari bwinshi. Izina rya Yesu, bahereze kwakira ishimwe, bahereze imibereho mishya, bahereze ubundi bubyutse, bahereze mwami ibyo bakwifuzaho, kubera ko uri umubyeyi uzi kurera abana be neza. Ibitunga umubiri byose urabizi, n'ibitunga umwuka n'ibyo mu mwuka byose urabizi. Ngaho bagirire neza rero, ubarengere, ubatabare, ubigaragarize iburyo ndetse n'ibumoso, mu izina rya Yesu Kristo. Kora imirimo n'ibitangaza, kubera ko ari Imana idahinduka. Kora imirimo n'ibitangaza, kubera ko ari Imana idasaza. Urakoze Yesu. Twagiye tugutabaza mu byago ukadutabara, tugutabaza mu makubura dutabara, tugutabaza tudafite ibyo kurya uraduhereza, tugutabaza twambaye ubusura twambika. Izina ryawe nirihimbazwe. Niko nongeye gusengerera ubu bwoko mwami, buri muntu wese uzatega amatwi iri jambo ryawe, unyemera zave ku rwego rumwe ajye ku rundi, mu izina rya Yesu. Ubahindurire ibihe, ubahindure imibereho, komeza ukora imirimo n'ibitangaza, urushaho kubishurira cyane, kubera ko uri umurengezi mwiza, ukaba umutabazi mwiza, ukaba ibyiringiro byacu. Urakoze Yesu, urakoze mujyanama muzima, urakoze Mana y'amahoro, urakoze Mana ishoboye. Mu izina ryera rya Yesu senze nizeye kuri ubikore. Amen.